bari na Rwigara Diane Rwigara yabuze abajyanama bazima bamwicaza bakamubwira bati nimba ushaka kugira ngo ujye amatora banza ukora ibi nibi inzozi ibintu Kadimani iyo ibintu byanze urabireka none se reka nkwereke nk'urugero reba nk'uyu mukomediye ngo uyu ni umukomediye uyu barafinda se ku Fred uyu nafata ni nk'umukomediye nimugoroba nyakwa President Republika yahinduye guverinoma Rwamurangwa Stephen uramureba yayoboye Gasabo urumva uyu Rwamurangwa muri buka cash yo kwa Dubai ziranzo kwa Dubai Rwamurangwa numwe mu bantu bayoboye akarere ka Gasabo akazamura kuri standard muri mu nkundura ya ba Paul Jirindamage Watsinga Jacques yahoza ka Kicukiro Paul Jirindamage yego kandi ni muri za 2009 yego numwe n'abakangwa giye bayobora za Rulindo 2009 oya 2012 ariko Gasabo nyine yego ariko icyo tushaka kubwira kimwe nuko buriya Rwamurangwa kubongera kugira ikizere akivana muri Gasabo yabanje kujya muri Minagri ava muri Minagri aribwo hakorwaga operation kuri ikibazo cya nuza kirazira nyubako za Dubai bara diaspora bagiye bazigura n'abanyarwanda batandukanye bati fungwa ariko nubundi urukiko ruza kumugira iki umwere urumva Johnny TV Show, living the gospel, sharing God's grace. Yes, reka nizere ko mumeze neza ndetse mukomeje kugubwa neza mu bice murimo bigiye bitandukanye kandi ndahamya neza ko niba utameze neza kano kanya ejo uzaba umeze neza humura umunsi wabumeze nabi ariko ejo ukaba umeze neza kuko baravuga ngo iminsi irasa ariko ntihwana uyu munsi rero ushobora kuba utameze neza ejo ukaba umeze neza hanyuma nkuhaye ikaze wowe utarakora subscribe ukaba ari bwo ubonye kino kiganiro cyangwa se ukaba ari bwo utubonye ari bwo bwa mbere ubonye Johnny TV Show nkuhaye ikaze rero kora subscribe ukore comment kugira ngo ibiganiro byiza tuzajya tugenda tukugezaho umunsi ku munsi bijye bikugereraho kugiye kandi ujye uba mu ba mbere mu bo bigezeho ngendi MC Cadman imbere ya kamera ya Johnny TV Show hari abagabo babiri mu muco nyarwanda cyangwa se mu muco w'u Rwanda kirazira kuvuga umugabo umugabo arivuga hanyuma niyo mpamvu tugiye gufata iminota mike barimo kubibwira kugira ngo mumenye n'abantu tugiye kugenda tuganira hanyuma ngewe ngiye kwiranja gutya ndaje ndabegereza mikrofone umwe muri kubona wari tayari arayifite ubundi urivuga hanyuma umugenzi wawe baramuza benshi ya murakoze cyane nitwa Rutikanga nk'abantu hano mu mujyi wa Kigali yego Gitatizi cyangwa kuzigituza cy'umunihira nubwo ari gato ariko buri akarimo gitatizi cyangwa kuzigituza cy'umunihira guma sibyo Mr. Toto nivyo oya nje ni Mr. Tonto nk'ibisanzwe muri rusange yego ibyo babyitaga kera mu kinyarwanda guterana ubusa uriya Mr. Tonto zamujyana mu ntuze hari ahantu hariya kuri ahantu bigisha ikinyarwanda byo guterana ubusa kandi ariko ntihazamo yandi bita mpangara ngo hangara ni uburyo bwa gipfura aravuga ngo biriya byo guterana ubusa abantu bazi ko ari ugutukana buriya ntabwo ari ugutukana ni uguterana ubuse buriya oya guterana ubuse ni ukuganira mu buryo bwa gipfura kera hari igihe abasaza bavuga ngo dore ngo kiriya kibwa ngo ndaje nkurahere kanaka mujya mubumva haraza Nyagatare na hehe ariko buriya nta bugome abagize ate abivuga abikora birabyita ubusa yego meze abiriza iyi si ibibazo ntibijya bibura ariko ntibivuze ko nanone wavuga burya iyo uhumeka umwuka w'abazima ukaba ufite amaguru abiri amaboko abiri bitavuze ko n'utayafite wenda abana n'ubumuga
nawe agomba gushima Imana. Uba ugomba gushima Imana kuko twese iba yaturamukije kandi duhumeka umwuka w'abazima. Niyo mpamvu abadukurikiye baba hirya no hino ku isi ndetse n'abatwumvira muri iki gihugu no hirya y'igihugu tugomba gushima Imana uko byagenda kose. Meze neza ndashima Imana, ibintu byose nta kibazo. Muri iyi kane ni ikabutura, nta bintu byo kugora ubuzima. Urumva umuntu aba arakoze kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu no kwa gatandatu umuntu agakora, agomba rero kugira ute kuruhukamo akaruhara n'umubiri ukuntu akumva yuko ari safe. Hanyuma tugiye gutangira twihuta ntabwo turi gutindiriza abadukurikira cyangwa se ngo tubatinze. Barabizi twavuganye ko uzajya ukadufasha gusesengura ku nkuru za politiki niba bigenda bivugwa. Nijoro ry'ejo twabonye indahiro z'abantu batandukanye, impinduka zabaye muri guverinoma. Hanyuma nkawe nk'umuntu ukurikirana cyangwa se n'ubundi wirirwa udiringa n'abo bayobozi, ziriya mpinduka zabaye abantu bari kuvuga ati ko iki zibaye kandi hagiye kuba amatora buri minsi 3 gusa amatora ariho. Izi mpinduka zibaye kuko zari zikenewe kano kanya, bategereze n'ubundi bakazasozanya n'ino manda, impinduka zikazabera rimwe. Ubu bivuze ngo discord hari abakandida batatu bagiye kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Bivuze ngo uwakoze izo mpinduka aramutse abaye adatora, ubwo bivuze ngo aba barahiye baba bari buri kwezi kumwe gusa. Yego, urabona izi mpinduka zari ngombwa cyangwa bari gutegereza n'undi manda ikarangira? Impinduka zakozwe ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika, hari impinduka zabaye ebyiri ari nazo tuzi zo kwifokasingaho. Hari nka minisiteri y'ububanyi n'amahanga, aho Dr Vincent Biruta yaramaze imyaka myinshi ayobora iriya minisiteri. Ni nawe mu baminisitiri umaze igihe kinini muri guverinoma, kinini cyane. Ariko kuzana Olivier Nduhungirehe wari ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nuko hari ikintu kimwe na kimwe umukuru w'igihugu Olivier Nduhungirehe haracyari mutoya kandi ni umuntu wabanye cyane na bino bihugu cyane, urumva. Kandi ikindi kintu buri mukuru w'igihugu yajya gufata icyemezo nka kiriya aranza kare akavuga ati ese ku Rwanda dufitanye n'ibibazo n'abaturanyi, Abarundi dufitanye ikibazo, Kongo dufitanye ikibazo, ese nta zindi mbaraga cyangwa se nta ngufu zindi zaza z'amaraso mashya ashobora kuba zakavaringa cyangwa se zaziba icyuho? Kubera iyo mpamvu areba rutikanga buri ikintu kimwe, buriya muri politiki akenshi niba nka Kongo ivuze ati u Rwanda rufasha umutwe wa 23, birumvikana. Nejo nibwo nabonaga batangiye no kuvuga yuko ngo na Uganda ifasha M23. Bivuze ngo ibibazo bya Kongo n'ubundi nabo bwabo ntago baragira ute, barashaka gufata abaturanyi b'ibihugu bakabagonganya ibyabo, ibibazo byabo aho kubikemura bari kubita ku bandi bantu. Yego, aho wafashe umutwaro wawe ngo wikorere urashaka kukubita ku bandi bantu. Ibyo rero hari igihe n'amahanga hirya no hino azabona ko biriya bintu atari byo. Yego, uzi akenshi na kenshi ubundi ibintu biriya iyo ushaka kugira ngo uhindure guverinoma, ushaka ba bantu mubanye n'amahanga. Ureba nk'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga retired General Afande Kabarebe, kugira ngo azemo hariya ni ukuvuga ngo ni umwe mu bantu bazi ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, babaye muri Kongo, urumva. Kuzana na Olivier Nduhungirehe ni mu rwego kugira ngo buri akenshi ibibazo bya politiki n'ibibazo nk'ibi ngibi by'intambara bikemurwa mu buryo bwinshi, swat ibiganiro, kwegerana n'izo nzego n'ibyo bihugu bivuga kuri ibyo bintu, bigahura bikaganira bikamenya ati ese umuti twafatwa n'uwuhe, urumva. Niyo mpamvu rero nyakubahwa perezida wa repubulika gufata Olivier Nduhungirehe akavuga ati ba minisitiri ni amaraso mashya kandi n'ibyari bigezweho n'umusingi wari ugezweho mugenzi we asimbuye Dr Vincent Biruta, ni ukuvuga ngo n'ubundi bizakomeza, ariko hari ibindi bintu ashaka kugira ngo nabyo bigerweho. Nka kuriya bavuga ngo ejo ngo barashinja u Rwanda, ejo bagashinja Uganda, ejo bazashinja n'ikindi gihugu. Ibyo rero ni amatakirango. None se reba nk'ejo bundi ikibazo cyabo cyagakwiriye gukemukira. Nimba perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi avuga ati njye nohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, urumva, kugira ngo zibafashe nk'umusada. Turabizi neza ko umusirikare umwe w'u Burundi ubu ngubu muri Kongo ahembwa $5,000 by'idolari buri kwezi mu burasirazuba bwa Kongo, $5,000 by'idolari.
babonye ikiraka babonye ikiraka urumva ariko kino kiraka babonye kugira ngo bajye gwashya M23 ni ukuvuga ngo n'ubundi byakozwe na Evariste Ndayishimiye ku giti kiwe akenshi mwabonye yuko yagiye asuhana na bamwe mu bayobozi baba mu ishyaka CNDD-FDD bamwe mu basirikare b'abajenerali mu gihugu kubera ko yafashe icyemezo ubwiye ku giti kiwe kiri mu nyungu ziri personal kurusha inyungu z'igihugu noneho birangira ni inyungu ze ku giti kiwe runaka urumva yes kuko impamvu none se nimba ubungubu ureba ejo ndemo 23 yafashe ingabo z'u Burundi urumva n'imiryango yabo akenshi Burundi ibyo birahari urumva ni Burundi imiryango yabo ifite ikibazo gikomeye cyane kavuga ati abana bacu bari gupfira mu burasirazuba bwa Kongo bagiye kugira gute inyungu baharanira yo ni iyihe urumva ugasanga rero kandi natwe wacu so nakugize mu ijambo natwe wacu hari ibibazo dufite tudakemura cyane none tugiye kujya hariya dukemura ibyaho yego none bize gukubitira ejo bundi ubwo Uburundi Kongo yafungaga ahacaga petroli urumva ijya mu nuza mu Burundi ejo bundi nabonye umwe mu badepite avuga ati noneho byabaye ikibazo urashaka gukemura ikibazo mu nyungu zawe runaka ziri politiki ariko noneho abandi bagenzi bawe noneho bahise babona ikindi kintu nose nimba wafungiye aho abarundi bacishaga essence urumva icyo cyabaye ikindi kibazo ubwo ubukungu waredi bwamaze kugabanuka bwagabanutse yego urumva inzara yisha abaturage aho ngaho rero nibyo nakubwiraga ngo gushyiraho ambasaderi Olivier Nduhungirenga minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda hari ibyo we aje gukemura abagenzi wenda batakemuye reka tujye kundi wa kabiri reba Yusufu Murangwa kuba yarahawe ministeri yahawe ino ministeri y'intuza y'imari n'igenamigambi asimbura Dr Uzziel Ndagijimana kuba iriya ministeri Yusufu Murangwa ni umuntu ufite ibintu bijyanye n'ibarushamibare mu mutwe we sibyo Yusufu Murangwa ni umuntu mukuru urumva mu bijyanye n'imibare urumva ufite skills ukiri mutoya rero kumuha inshingano nka ziriya nuko babonaga ko Dr Uzziel Ndagijimana ageze mu zabukuru ntabwo byanagutugura ejo bundi wenda umukuru w'igihugu aramutse atowe mu matora ukumva ngo Uzziel Ndagijimana yagizwe senateri kubera ko buriya abasenateri akenshi ntabwo agomba kujya gutekereza imitwe yabo ya politiki urumva ariko ibintu by'imibare ntabwo umusenateri uriya ntabwo bajya mu bintu byinshi by'imibare bimutwara ibintu byinshi ariko nka Yusufu Murangwa icya mbere yabaye ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare azi uburyo aba banyarwanda babayeho azi umubare w'abaturage bari muri iki gihugu azi ubucuruzi uko buhagaze azi politiki y'igihugu uko ihagaze rero kumuha ministeri y'imari n'igenamigambi n'ubundi azamenya ngo hakorwa iki ngiki aza president ingengo y'imari bigenda gutya na gutya bizakorwa na gutya na gutya kubera ko azi buri igihugu neza imibereho yacu already urumva ko ameze nk'uwakoze muri iyo mibare kwibarusha mibare urumva ngo ni nka domaine n'ubundi ibyo byakoroha rwose yego ikibazo rero nabajije byari ngombwa kuko nyuma y'uko habura ukwezi kumwe izi mpinduka zikorwa ntibari gutegereza ukwezi kukarangira ubundi tukazagira icyo ngicyo ntabwo ari ikibazo kuko n'ubu ngubu nyakubahwa perezida wa repubulika arimo aracyayobora igihugu aracyari mu nshingano kuhindura rero guverinoma n'izo yarahinduye nazo nimugoroba urumva reka nazo wenda tuzijyaho nka nimugoroba wareba rutikanga nimugoroba nyakubahwa perezida wa repubulika yahinduye guverinoma Rwamurangwa Stephen uramureba yayoboye Gasabo urumva uyu Rwamurangwa muri buka kesi yo kwa Dubai ziranze zo kwa Dubai Rwamurangwa ni umwe mu bantu bayoboye akarere ka Gasabo akazamura kuri standard muri mu nkundura ya ba Paul Jirindamage Watsinga Jacques yahoze abura ka Kicukiro Paul Jirindamage yego kandi ni muri za 2009 yego n'abakangwaje bayobora za Rulindo 2009 oya 2012 ariko Gasabo nyine yego ariko icyo tushaka kubwira kimwe nuko buriya Rwamurangwa kubongera kugira icyizere akivana muri Gasabo yabanje kujya muri Minagri ava muri Minagri aribwo hakorwaga operation kuri ikibazo cya nuza kirazira nyubako za Dubai bara diaspora bagiye bazigura n'abanyarwanda batandukanye bati fungwa ariko n'ubundi urukiko ruza kumugira iki umwere urumva kuba rero umukuru w'igihugu yamurebye akavuga ati Rwamurangwa n'undi wagiye muri Minagri uyoboramo reka noneho twaje tukagora muri lab
muri rap n'ubundi ni ubuhinzi n'ubworozi hari azamo n'ubworozi n'ubuhinzi n'ubworozi urumva na agriculture na ntuza ni ikigo cy'ubuhinzi n'ubworozi kuba rero yamuzanyemo mu nshingano nuko hari icyo amubonamo urumva wenda twagiye nk'urugero ahantu gusa nabonye impinduka zakomeye numva birancanze nanjye ubwanjye ni muri Nyarugenge Emi Ngabonziza wari umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere yahinduwe yakuwe mu nshingano yavuyemo ndetse n'uwari umwungirije nawe akurwamo ariko nkibaza ngo Nyarugenge wana buriya Emi muzarebe ino mihanda yose yagiye ikorwa muri Nyarugenge yego uturere two mu gihe yego nanjye ngo imara tugira ko nta buzima gatozi tugira ariko yari umwe mu bayobozi bari strict yego bafata icyemezo ako kanya kandi kikagera ku ntego wenda umuntu utaje kunungura ni umwari Pauline Gasabo Pauline we rwose Gasabo navuga ngo naho yayoboye muri Kamonyi nta gishya kandi umukozi w'amaje hano mu karere ka Kamonyi wa Minisiteri y'Ubutabera urumva nta gishya no kwitaba itangazamakuru kandi buri dukora n'itangazamakuru kugira ngo ibintu byawe bigenda burya biragorana birago yego kandi itangazamakuru ari ry'abaturage Rutika yego buri izi mpamvu akenshi buri impamvu abayobozi bamwe na bamwe kandi n'umuyobozi akorera abaturage yego impamvu buri abayobozi bamwe na bamwe batiyitangazamakuru baba batinya akenshi hari ibyo bahisha nk'ubu ngubu njye Mr Tonto umunyamakuru wa Radio Fine FM yego hari ibyo umuturage ashobora kuma turi muri interview hakaba n'ibyo umunyamakuru wa radio na televiziyo by'igihugu atamuha akaba avuga ati Mr Tonto bino bintu araza kubigezayo n'ubundi inkuru yanjye yimvugire yego ariko undi akavuga ati iki gitangazamakuru n'ubundi umuyobozi wake wenda afite umunyumubano na runaka ibitagenda ntabwo nshaka ko bivuga bashaka ko bavuga ibigenda gusa kandi buriya iyo kugira ngo ibintu bigende neza hagomba kubaho ibyiza n'ibibi cyane noneho ibibi byabonetse ibyiza biraboneka cyane akavuga ati cyagiye umukuru ajya agasura ahantu mu ntara abaturage bakavuga ibitagenda neza kandi bikavuga ari uko aho kandi hari abayobozi bahari kandi batarabikemura wabona ukuntu byahitaga bigenda neza aho kandi ahubwo nta kibazo cyabo rimwe namwe umukuru w'igihugu ageze nk'ariya usanga rimwe na rimwe babayobozi ko bizo amafuti n'amakosa bubika imitwe gutya mu ntebe kugira ngo umukuru w'igihugu ataza kumugeraho ati we Rutikanga iki kibazo cya Mr Tonto kutagikemuye kubera iki kuko uzi neza yuko utari buze kubona igisubizo w'umukuru w'igihugu ndakeka abayobozi benshi bamaze kwirukanwa mu nshingano kandi umuturage ku isonga buri muturage ku isonga mpamvu tuvuga ngo umuturage ku isonga niwo mutungo kamere dufite niyo zahabu dufite sibyo niho batwinjiriza imisoro umuturage niwe ushobora gufata initiative kuri iki gihe abaturage ntabwo tukibafata kwa kundi ngo noneho ngo urareba hari soroga yahozeho kuvuga ngo ufashwa na leta ubu ngubu umuturage ubu ni umufatanyabikorwa na leta ntagakira umugenerwabikorwa ni umufatanyabikorwa wa leta kubera iki kuko bagira uruhare mu bikorwa bibakorerwa ati sinzi niba rushoje numva nabo nyine baba bafite uruhare cyane hanyuma reka twite noneho tunitsa uyu munsi ntabwo tugukoresha iminota myinshi nta kibazo ikiganiro twagiranye ejo umunsi w'ejo abantu baje muri komenti barambwira ati Mr Tonto turagukunda twari twarakubuze ati jya ubitubwiraho kugira ngo uraza no kujya muri komenti nawe uzisome cyangwa undi uri bukurikire ajya mu kiganiro twakoranye ku munsi w'ejo komenti twasomye twavuzeho umunsi rero twari twavuze ko turi kuganira ku bintu bigiye bitandukanye bitubwiraho bitewe n'ukuntu ubibona nk'umuntu nyine uhora muri politiki niba koko bikwiye cyangwa se hari ibyo wenda bihuse nk'uko uravuze ati nibajije ukuntu Nyarugenge nyine niba byari bikwiye ko bamuhindura byagutunguye hanyuma rero ijoro ryakeye nabwo nyuma y'uko hari hamaze kwakirwa indahiro z'abayobozi bicaye mu myanya yabo nshyashya hanasohoka urutonde ntakuka rw'abakandida bemerewe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki 15 z'ukwa karindwi urutonde ntakuka rwasohotse hari abakandida babiri nshaka kugira icyo uvugaho bigeze bagaragara banazikomeje gusakurisha zino mbuga nkoranyambaga n'uwitwa Diane Shimwa Rwigara n'uwitwa Sekikubo Barafinda Fred abo ngabo ntabwo bigeze basohoka ku rutonde ko batasohotse ku rutonde wowe nawe ubona ko wenda byari ngombwa ko badasohoka cyangwa
hari gusohokeho wenda kuko baravuga ngo bangiwe gusohoka kubera wenda impamvu za politiki wowe niko ubibona cyangwa wenda ni koko hari ibyo batari reka nkubwire ikintu kimwe nimba utujuje abantu 600 nimba bakubwiye ngo Mr Tonto uri umunyamakuru ngiye mu nkuru zani karita ikuranga ya Rems ntayo ufite kandi aho zitangirwa zirahari hari ibyo usabwa bituzuye uraje utikanga hari ibyo usaba kugira ngo ugiye mu zishinganizi muri zishinga bituzuye byagenda gute wahengeka se uraza guhengeka se ngo uhengekereze uraza biva Mr Tonto yavuga ngo bakufate maguyiguyi ngo bidahita ngo habuza ababishoboye bika icyo nicyo kibazo cy'abantu akenshi abantu bajya mu bitangazamakuru mpuzamahanga urumva no mu nyungu umuntu ugakorera mu kwaho kwiwe urumva nimba Shima Diane Rwigara atujuje ibisabwa urumva kuri kandidatire yo kuba perezida urumva yagomba kujya mu bindi cyangwa akavuga ati okay reka noneho nange kandidatire yanjye wenda ku mwanya w'ubudepite ubudepite ubu se hari benshi noneho Diane Rwigara hari byana gutungura imyanyira nahari nejo undi mukuru w'igihugu avuze ati akaguha inshingano ntago wese niba afite yumva ko inzozi zari kuba umukuru w'igihugu oya none se ku ngufu none se ubungubu Mr Tonto navutse nzi umunyamakuru umuntu yavutse ubungubu dufite abantu bari kurangiza muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu itangazamakuru none se ni abanyamakuru igihe cyose ikintu kimwe cyanze ahubwo ujya mu kindi ibyo dukora twese ntabwo twavutse tuzi ko tuzaba ibyo none se umuntu avuka azi ko azaba perezida wa repubulika forever umuntu ufite inzozi zo gukora ikintu ntabwo wazimubuza inzozi zituje ibintu kandi man iyo ibintu byanze urabireka none se reka nkwereke nk'urugero reba nk'uyu mukomediye ngo uyu ni umukomediye uyu barafinda se ko Fred uyu ni nk'umukomediye ni ukuvuga ngo ni kwa kundi abantu bajya no nawe reka kandidatire nawe ushatse wagenda komisiyo y'igihugu y'amatora nta muntu heza kandi nawe uzagiye wiyamamaza wagenda ntacyo ufite ibyangombwa ukavuga ati ngenzanye irangamuntu yanjye ndi umunyarwanda ndaje n'abo bantu basabwa niba utabujuje nta kibazo ariko nawe uza ku rutonde bazakuvuga ko bituzuye ariko uzanomwa ubu ni imyaka 5 ni imyaka 5 yego yego rwose babyenewe urumva none se reba nka Barafinda tugizanye kuri rutika tutabeshyanye Barafinda si umukomediye uriya ibaza umuntu batenaza kukwereza akantu noneho mu migabo n'imigambi yiwe ngo ndashaka gushyiraho perezidansi enye ubwo mu majyaruguru bagafana ntabwo bazongera kubaho ubwo abaguverineri baravaho harya abajya ba perezida ubu ba perezida bagiye kuba bangahe 5 mu gihugu azashyira n'umujyi wa Kigali ariko kuzageza ubwo n'imirenge n'uturere bazaba bakiye abaperezida ese icyo kintu bateke gishakeje umbwira abaperezida bagera muri 5 bagiye kuyobora icyo gihugu sibyo umbwire ariko reka tugisugi kuri kadimani n'ibihugu byateye imbere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ngo bafite demokarasi tuzajya tubireba nabyo amastate ariko abagizwe na bantu uzana ba gavana state ni iki na hano mu Rwanda dufite akagari dufite umurenge ni nk'intara urumva ni ba guverineri nyine urumva ba leta ya runaka ni gavana ariko siko mbwira ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka ikindi cya kabiri ibyo nakavuye reka dufate urugero buri muntu waje nkabona ko no guhatana yahatana nubwo yaje akiri atazwi Mpayimana Philippe yego nyine niba ncaye no kujyaho Mpayimana Philippe mu matora ashize ya 2017 yagize 0.73 ari ubwa mbere aje nta muntu umuzi reka kandi yiyamaza ku giti cyiwe sibyo ayuje n'ibisabwa ari ubwa mbere aje nubwo akora muri ministeri yahawe inshingano hano muri ministeri y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda urumva muri minu ubumwe ni hakora n'ubungubu yorongera avuga ati ndiyamamaza urumva hakaza uyu Frank Habineza ni umwe mu bantu bakoreye ibigo mpuzamahanga sibyo uzi icyo politike ikora politike hasabwa iki kondisiyoni zihe ese mu rwego rwo kugira ngo dukore ibintu mu mucyo tubiragenda bite bwa mbere azana kwiyamamaza hari ishyaka bari kumwe baza kwitandukanya
avuga ati ngiye nshingiye ku mirongo yanyu oya ngereka nshinga iryanjye noneho ndebe uburyo nagira ute nahatana zanjye kandi igihe nta kibazo. Rero na Rwigara Diane Rwigara yabuze abajyanama bazima bamwicaza bakamubwira bati niba ushaka kugira ngo ujye amatora banza ukora ibi n'ibi kuko abenshi urabyuka mu gitondo amatora agiye kuba ngo ngiye gutangira gushaka wenda abansinyira mu meza ya naya nta muntu ukuzi ntaki ni ukukumva ku maradiyo mpuzamahanga usakuza gusa urumva ntabwo ibyo bintu birushobokerwa Skadman urumva. Uravuze ngo yabuze abajyanama ubwo turi kuvuga tuti wenda twebwe urumva impamvu dukomeza kugenda tukubazaho nuko n'ubundi wowe n'ibintu barizwa murabyumva neza abavuga bati se n'ubundi ntabwo niba ari amajwi gusa kubera icyo cyonyine cyabuze ibindi byo bitabuze nyine oya aho nyine nakubwiye ngo uba wabuze kugirirwa icyizere n'abajyanama bazima. Nimba bakubwiye ngo reka nkubwire Rutika komisiyo y'amatora nimba ngo wowe Rutikanga urashaka kwiyamamariza umwanya perezida sibyo kandida perezida bakambwira ibisabwa wowe tegura ibintu byawe hakiri kare kandi bisabwa barabikubwira ubu nabizi noneho ukabijyana bituzuye nyuma wakuvuga ngo ni byuzuye ugashyiraho komantere ubugira ngo batabiverifiye none se Rutika reka nkubwire aburatse kandi man reka nkwere kurugero rumu ubu ndabyutse mu gitondo ngoje mu kiganiro biravugwa no kuri FM sinateguye nta nkuru ntaki urose naza kubwira abantu urayobora iki nuvuga ngo n'umuyobozi wa FM naraza kuvuga ngo ati Mr Tonton ujye gukora ntabyazi ndetse nuri kukumva nawe araza kumva yuko nibyo uri kubabwira nta kintu nuvuga ngo nta kintu uri kubabwira nta murongo ntaki ibintu birashagaraye banza utegura ibintu byawe mbere yuko igikorwa ugiye kujyamo ukinjiramo niba iyo umuntu agiye gusaba akazi ahantu hari ibyo asabwa bya CV kuba utarafunzwe ABCD diplome sabwa n'utundi tugereka niba ubona bituzuye kandi baraguhaye ireteri ivuga ati hari ibyo dusaba andi mananiza oya byari byuzuye fact iba yoroshye cyane noneho rero nimba byari byuzuye nibareke komisiyo y'igihugu y'amatora hari icyo bapfa na komisiyo y'amatora ubutabera burahari ntacyo bapfa na komisiyo y'amatora cyane nibareke komisiyo y'amatora niba yarabarengagije kandi na dokima zabo ni urucabana kandi dokima ujya gutanga n'ubundi dokima ibyo biba byoroshye rega urukiko buriya rufite rufite ubwisanzure inkiko zifite ubwisanzure sibyo ntabwo inkiko burya zibogama sibyo urazifite ubwisanzure ntabwo urukiko rubogama rurabisuzuma wowe Mr Tonton niba natanze kandidatire yanjye igaragaza ku banyaperezida yuko mfite abana babuzuye koko izo mapuro abansinyiye barahari genda ushyire hariya abantu babisuzume barebe nimba komisiyo y'amatora ikubwira ati watanze noneho n'abantu noneho batabaho nimero zo barangamo umuntu y'abantu atabaho urumva kuko bagomba facts exactly nyine erega nuko oya nyine leta y'u Rwanda yo umva nkubwire leta y'u Rwanda ntabwo igora ibintu ntabwo kumva yuko ibintu byose ari uguhana ibintu byose gusa ni ukwigisha nyine ni icyaha ariko leta y'u Rwanda buriya ntabwo cyangwa se ubutabona ngo bereho tubyite ko birwanaga ni ukwirwana ni nka kwa kundi umuntu w'umugabo ashobora kujya guhaha inyama yajya guhaha inyama urumva ugasanga nta mafaranga afite akavuga ati reka mfe kugura imifupa urumva nze kubwira umugore ko arizo nahasanze inyama nziza ntazihari none se umugore izo nyama araza kuzimena ntago azimena nazo ni inyama urumva nazo ni inyama urumva so gusa kuri abakandida njyewe nsoza icyo navugaho yaba Mpayimana Philippe umukandida wigenga yaba Dr Frank Habineza muri Green Party yaba Paul Kagame buri wese ndamubwiye ngo bitewe buri wese nuko yateguye ikibuga cye uwiteguye neza niwe uzatsinda dusoza tugana ku musozo uyu munsi hari derby ikipe ya Rayon Sport na APRFC dutaha stade Amahoro ku Mugara yego tuzahita kure nyine umunsi ni umuhuro uyu munsi ni umuhuro ni nk'uno munsi bundi ni nk'uyu munsi yuzuye amatike yashize izi saha tuvuga nabonye abantu n'abaturutse mu ntara baje yuzuye stade yuzuye turahaturiye ni metero ni 50 ngo ambulance zirimo
mwebwe iki gikorwa remezo iyi stade ubundi muraba muri yo Rwanda cyangwa turahabaye njyewe ubwanjye ndahabaye ngenda hari njye fana APR football club fana APR yego oya afana Gasogi uyu ngo afana Gasogi United yo kwa KNC urumva oya uriya reka ngubyere kandi mwana uhereye ku kivuga ko Gasogi buri umuntu wari wese genda umukunzi wa Gasogi umufana nyene umuntu waho parirere naho umukunzi dore aho biba ku mutima urumva umukunzi wa APR ugafana Gasogi oya nanjye buriya nk'igikorwa remezo nanjye ndi umunyarwanda ndajya kureba stade n'abakinnyi n'abanyarwanda ni bene wacu yego ariko nyine mu buzima busanzwe kuko nkunda imikino ndi no mu sportif nyine mu buzima busanzwe no mu sportif zimwe tujyanye kuri stade uri umukunzi wa APR ugafana Gasogi jewe mba ku side ya Gasogi bwana Kadimane tutaza kontra APR ariko wazamu gake APR ariko oya icyo ahangaha ndifashe oya reka reka mubwira buriya nyamukandagira mu kibuga buriya ikiza cyayo buriya nureba ko fana APR ahubwo mbazi icyatumye nkunda Gasogi bureka mubwire buriya nje fana APR ariko buriya ni makipe buriya numva ntifuza ko yava muri shampiyona buriya mvuye kuri APR najya muri Gasogi nanjye wow ni ikipe yaje ikora competition ikora challenge muri shampiyona y'u Rwanda izana impinduka none na nyirayo ubwiwe kuba ari muri media mwitangazamakuru nawe abasha nibura kugira ute kuzana ambiance mu mupira na soroga ya Gasogi ivuga ko ari ibyishimo ariyo ntego ibyishimo ntego kwisi yose urumva rutika yego ari gufana sport yego oya ntabwo yifana ariko bara sport igiye najye byambabaza nanone rero sport igiye byambabaza abanyarwanda benshi natwe kugira ikintu kizamuke cyane twatoyeho natwe mukababara none twajya dutsinda nde twatsinda nde urumva nka Gasogi nka buri gihe Gasogi itsinda rero siporo oya twazadutsinda ikipe bamwe mafana ba Rayon Sport iyo tubatsinze barategera bakagenda mu muhanda biba bashikuza amatelefone urumva kubera iki baba bafite umujinya bitura umujinya abantu naho banyweye inzoga ntibazishyura oya se tuyakuye oya bamwe muri bo urumva none se umunsi match bari Butare byagenze gute kuri Aretina yose za Rusatira amabuye yavuze izo nkuru ntabwo uyizi byagenze gute biturutse kuri inde biturutse kuri inde mureka twiboroke kuri icyo kintu turi kukijyamo cyane Kadima oya oya uretse ku bya Gasenyi reka nkubwire gusa ikintu navuga yaba ku byo twavuzeho byose yaba ku matora navuze ngo ibi byose ni ugukorera igihugu yego yaba Paul Kagame yaba Mpayimana Philippe yaba Dr Frank Habineza navuze ngo uwateguye ikibuga neza araciwe araza gutsinda kandi nanone ikibuga nikibeshya ukuri kw'ikibuga umva nkubwiye ubwo n'urugero nakubwiye ngo hagati y'abantu batatu neza uko nakubwiye ku mwanya kandida perezida uko ari batatu wateguye neza niwe uzatsinda atateguye afite ibyuzuye abantu bataza kumva indi sansi oya no gutegura no kuvuga ngo ibikorwa byawe birivugira exact uwuhe mwanya batugejeje ku gisege ko n'ubundi bafite inshingano njyewe ntabwo ndibuze kubagamo uretse gatoya Rutika ngo ni umuturage yego wowe nka Mpayimana Philippe yego umufata nk'iyi uramuzi ni umuturage nkanjye none yatugejeje ubu se ko hari ibikorwa tubona nk'ubu guverinoma hari ibikorwa yatugejejeho biragaragara n'amaso n'amahanga arabivuga uretse nanjye ngaho mbwira icyo yakoze kizwe oya ntabwo amuzi Dr Frank Habineza yabaga mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite n'ejo nabwo waraseshwe yego yarasheshwe wowe yaseshejwe washingiye kuki ubutaha nicyo kintu tuzavugaho n'abaturage mfite amajwi y'abaturage aho ngenge mbabwira ngo bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko cyane cyane nk'intumwa za rubanda ni intumwa z'imiryango yabo ntabwo ari intumwa z'abaturage intumwa z'abaturage yego Frank Habineza umuzi Frank Habineza ndamuzi
muzi ko uko biri kose uko bigaragara nta bintu byinshi mbona yinjiramo bituma byabangamira abantu abaturage ku iterambere ry'abanyarwanda icyo cyonyine exactly ariko aracarenginga azana ibintu byo gucarenginga kugira ngo azane akantu nyine k'impinduka azana ibitekerezo akazana gahoro akajombamo ariko kakaza ntajyaho parire Paul Kagame nk'umukandida wa RPF rero twino mikoro aho ngaho byo birarenze biri hejuru wenda muzi kuko hari icyo wangerejeho ariko ubundi twicaye nihera hano ku Ikaze House muzi muri za 2000 na dusubiza inyuma nk'imyaka 20 ni myinshi uzi ukuntu hari hameze hano za Remera uzi ukuntu hari hameze hari ibitofu uzi umanutse hano kwa Barando hari hepfo hari ahantu bita umanutse hano ujya mu Kabeza hari ishyamba habagamo ibisimba uzi hariya ku Gisozi manuka bajyaga bita kuri Yerika bita kuri Yerika manuka ujya bita za Nyakariba umanuka ugeza ishyamba igihuru ubu hageze ambuka hano za Kamonyi hano za Runda uyoberwa binako twanabivuga ngo tubintu so reka ujye kadimana udukurikiye icyo mvuze aracyumvise reka dusoze ikiganiro gusa APR na Rayon Sport ikibuga ni kibeshya kandi ukuri ku kibuga ni igitego urabizi ko Rayon Sport ibuze gutsinda APR oya ushingiye ko nakubwiye ngo APR atsinda Rayon atsinda Rayon igisubizo ni yego rutika ntabwo byemera ko APR ibuze gutsinda Rayon Sport APR byonyine Rayon Sport reba ibintu bimaze iminsi bitangazwa ngo hari abasinye ese iyo abantu banasigira n'agafoto na kamwe abantu bashyira ku mbuga nkoranyambaga ngo turebe none se icyo basabye imbabazi ko bari bavuze ko batangaje igihugu ese ubundi Rayon Sport mw'uyu mwaka ushize twari ushize byagenze bite ntabwo aho yagarukiye hari igikombe yatwaye none se ushingiye ukivuga kuri butsinda APR umwaka yavuze ko Busezingi tugiye gutangira ni ingamba oya Kadimani yigucarenginga kubera ko nashaka deba twajya no kuri perezida Nduwayezu urumva ubu se wavuga ngo ni igiki dore hano hari byatu urumva hari ibyo ni igiki yegeje ku bafana sibyo sibyo ikintu cya mbere nakubwiye ngo ukuri kw'ikibuga ntikubeshya ukuri kw'ikibuga ni igitego n'ikindi kandi n'ikibeshya n'ikindi kandi tubigire fight uyu ni umukino wa gishuti turimo turataye oya utaza kuvuga ibyo ngibyo wagicuti niyo yaba ari no telefone iyi telefone umuntu yayiharanira Rayon Sport na APR guhuzwa Rayon Sport irabizi nta bushuti tugirana urumva ubushuti gusa twahura tugasangira mu kabari ahandi hantu n'aba sportif ariko mu kibuga niyo yaba ari telefone duhuzwa na leta ubwo n'ubangu iyi telefone ndashaka ko nyitwara ntago nita kuvuga ngo nibura Rayon Sport itsinda kandi ndaba mpicaye mbashimire mwakoze cyane Rutikanga twe twamutumiye nk'umuturage ugomba kuzana akatubwira ibitekerezo bye cyangwa se akajya ibyo tuganira n'akagira icyo abitangaho nk'urugero umubisha ko afite byinshi ari gushima ndetse Mr Tonton umusesenguzi ukora ibiganiro bigoye na politiki cyangwa se byibanda cyane muri politiki yakorera ubuvugizi afite ikiganiro akora kigira siroga ngo ni uruhare rw'umuturage n'umuyobozi mu kubaka u Rwanda rubereye abarutuye ikiganiro atambutsa kuri 93 n'igice kimwe Fine FM hanyuma tuzajya tunamwifashisha hano mu nkuru zikeneye umusesenguzi kuko nko ku ijoro ryakeye murumva abakandida bari bamaze kwemezwa tuba tugomba kumuzana kugira ngo agire icyo atubwiraho atubwire niba koko byari bikwiriye ko bari ari bo babemererwa bonyine abavuga bati abandi babangiye kubera impamvu za politike ntabwo bashaka ko baza gutanga challenge ibyo byose akagira icyo abitubwiraho ubwo nawe ufite ikindi wabivugaho ohereza muri comment niko ndiko byumva hanyuma ubwo reka mbashimire mwakoze cyane kuza kubana natwe uyu munsi Mr Toto wakoze cyane kubana natwe uyu munsi ndagushimiye cyane hanyuma Rutikanga nawe wakoze cyane murakoze cyane akazi keza mbere yuko nagutumye kurekura ntiwabwira abantu na business yawe bon ndi umuyobozi w'ikigo Isoko Training Center gikorana mu Giporosi Remera ni ikigo cyigisha imyuga igiye inyuranye harimo gukora amasabune agiye anyuranye harimo gukora amabuji cyane cyane amasabune iriya sabune y'amazi ni isabune ikomeye ni uruganda rutoye urumva ruzazamuka aho ngaho rero ni hano mu Giporosi Remera ushaka kubyiga rero unagukeneye wamuhana nimero yawe ntacyo bitwaye murakoze cyane nimero watubonaho ni kuri 0788 22 30 02 0788 22 30 02
intsinzwi mbi cy'abafana oya njye aperi igisubizo ni aperi atsinda reka tuze gukizwa na turakizwa n'iminota 90 na rubiti yego uko byagenze nta kibazo ako mwazongeye mukantumira ariko turebe uko byagenze uko byagenze uko byagenze tukavuga